Yes. Iyi ni Upana Media TV nk'ibisanzwe. Ndakubona wowe dukurikiranye, komeza ubane natwe mu biganiro byacu bya buri munsi. Uyu munsi rero turi mu mujyi wa Goma, cyangwa se tumaze iminsi itari mikeya. Ahangaha twarimo dutembera umujyi wa Goma, aha tukaba tukiri mu rugo turimo kureba cyangwa se turimo kurebera hamwe uyu mujyi wa Goma. Gusa uyu ni umujyi ubona abantu benshi, mu by'ukuri twavuga ko uyu ni umujyi urimo abantu benshi. Situation y'umujyi wa hano niyo ngira ngo tumbaganirizeho, wenda munareba n'utwo video cyangwa se tw'utuntu ngiye mfata duto, ariko cyo shaka gukora no kubaganiriza ku bijyanye nuko uyu mujyi wa Goma uko wifashe mu bijyanye n'umutekano, mu bijyanye n'ubukungu, ndetse mu bijyanye n'ubuzima bw'abaturage abo nagiye nganiriza uko n'abaturage bameze. Mu by'ukuri aha business ziragenda, abantu baracuruza. Abaturage ba hano muri no mujyi urabona ni abantu bari interested cyane n'akazi, nk'abantu babaye mu gihugu cya Kenya cyane, ukuntu ubona abanyakenya bakora bafite hard working, nakubona rwose hano abakongomani bose barakora, kandi urabona ni umujyi urimo amoko atandukanye, harimo ndetse n'ab'uruhu rwera bafite business zabo hano. Bivuze ko uyu ni umujyi urimo abantu benshi. Uyu ni umujyi ubarirwa ku bantu bagera kuri miliyoni 2 zirimo no mujyi wa Goma. Bivuze ko uyu mujyi wa Goma ufite abaturage benshi kurusha umujyi wa Kigali. Hanyuma uyu mujyi uko uteye rero ugizwe n'amazu ahanini cyane, n'amazu maremare, mbese usanga afite inzu ifite hasi no hejuru, cyangwa ikaba ifite nk'ama etage abiri hejuru, kandi ugasanga ni inzu zo guturamo. Niko bimeze mu by'ukuri, ndetse no ku muhanda amazu yaho ubona nyine ama etage menshi. Gusa nyine bene aha barakasa n'akantu hameze nk'akavuyo ntikobura. Gusa nubwo ko tobura nk'ayitwa mu birere na hehe, ariko mu by'ukuri uyu mujyi urebye urimo isuku. Ubanza hari abantu bakunda isuku cyane, kuko M23 ahantu henshi agiye ifata usanga hariho umutekano. Ikindi kandi bagaha abantu isuku muri no mujyi. Biratangaje kuko abaturage ba hano urababatse iyi suku nuko byahoza, agaseka kakubwira ngo ati nibyo badusabye ko tugomba gukora isuku, kandi turabyishimiye. Mu by'ukuri kubona abaturage babo barabyishimiye. Gusa abaturage baho ntago bakunda kamera, ariko uramuganiriza ku ruhande ukamuvugisha ukamubaza uko bameze, akakubwira ko ameze neza. Rero umuturage arakubwira ati ntabwo nkeneye kujya kuri kamera, ntabwo nkeneye gukoresha video cyangwa se audio, ariko muraganira bisanzwe. Rero nk'umunyamakuru ntabwo wemerewe kuba, ntabwo ari byiza kuba wakoresha umuntu ibyo adashaka, kandi biri no mu makosa agize itangazamakuru. Ariko mu by'ukuri ahangaha twarimo tuganira n'abaturage bamwe mu buryo twaganiraga bisanzwe, batubwira ati ubuyobozi buri hano buduha umutekano. Hariho n'abajije n'abadase ahangaha ubundi ni iki gitando cya hano gitandukanye nuko mbere mwari mumeze ku bijyanye n'umutekano w'umuturage. Arabwira ati hano mbere habagaho akavuyo k'abasirikare, ntiwamenyaga umusirikare ntamenyaga umusivile, wabonaga umuntu wese afite imbunda, ukabona umuntu adaciyeho. Atari ku uyu munsi tubona abasirikare gake, naho baciyeho ntabwo usanga bari mu baturage bazerera mu baturage. Ati kandi ikindi nta masasu aravuga, kuko igihe cya leta hano hararaga havuga amasasu menshi ku buryo gusinziraga twaba dufite ubwoba. Atari ku uyu munsi ntabwo wapfa kumva urusasu. Ahantu ushaka kumva urusasu wenda ni ahantu haba hateye ibisambo bakajya kubirasa, cyangwa se bakajya kubihiga kuko wenda havuze isasu, naho ni gakeya kuko iyo operation bitirangiye. Ikindi kintu gikomeye cyane bashimira M23 muri no mujyi wa Goma, ati intervention cyangwa se gutabara umuturage watatse ngo birihuta cyane kurusha uko leta yabikoraga. Nagira mumenyeshe ko igihe leta ngo yari muri uyu mujyi kugira ngo igere ku muntu uyishakaho makuru, uyishakaho ubufasha, byafataga isibiri cyangwa se bakazanwa no ku muntu yapfuye. Ariko abayobozi ba M23 bari hano cyangwa se abasirikare ba M23 bari hano, ngo iyo bahamagaye gusa bashobora gutinzwa nuko wenda batamenye neza directement ahantu umuntu ari,
location umuntu arimo, kuko n'umujyi ni munini cyane kandi ufite amakaritiye menshi atandukanye, birasaba umuntu nyine uhazi. Rero ngiyo hatabaye kuba babura location bakugeraho byihuse mu buryo bukomeye, kuko naje ndi hano hari umwe twaganiriye ubwo narindi Gisenyi, avugishwa n'umuntu uri Goma amubwira ngo namutabarize, hari ninjoro nko mu masata ngo namutabarize, ngo ari abajura bageze iwiwe. Mu by'ukuri ntiyafashe iminota 10 ngo basirikare bamufatirwa bari bamugezeho. Yahamagaye undi muntu, nawe undi muntu uri hano Goma aramufasha. Urumva ni inshuti yiwe bakorana n'ubundi utuye Gisenyi ariko bakorana mu kazi hano i Goma. Usanga abantu benshi tujuru n'ubundi hano mu mujyi wa Goma bakorera abantu benshi b'igisenyi bakorera mu mujyi wa Goma nk'ibisanzwe, n'abantu b'Igoma bakorera igisenyi. Rero mu by'ukuri uyu mujyi urimo imihanda myinshi, kandi imihanda ikoze vraiment hamwe irakoze, wenda mu makarite niho usanga imihanda idakoze, ariko usanga naho ni imihanda y'amakoro y'amabuye, ariko ntabwo bapfa kubona icyondo cyinshi hano. Ni umujyi urimo abaturage benshi bafite activité. Mu by'ukuri ugeze nk'ahantu bita mu mujyi wabo, ni umujyi mwiza, ni umujyi umwe ma etage, umujyi uri kubakwa. Narakuya rompwe narahifotoreje. Rompwe nini ikikijwe n'amazu hamwe ari kubakwa maremare. Mu by'ukuri abantu bavuga ngo umujyi ngo abaturage nta mahoro nta ki bafite, abaturage barakora nabyo bava mu mafaranga nta hari. None se abaturage nta mafaranga hari, ama etage akazamuka bazamugwa n'iki? Natekereza ko atari byo gusa, hariho crise y'amafaranga kuko leta ya Kongo yafunze amabanke, idashaka ko amafaranga akora muri duce M23 iyoboye. Itekereza ko wenda ari guhemukira aba M23 kandi bose ari abakongomani kimwe n'abandi bose bari kubigenderamo. Gusa ariko amafaranga abaturage barakora, nta umenya hava, ariko nyine kubera ko ni igihugu na karere gacuruza gahana imbibi n'ibindi bihugu, n'amafaranga abageraho nubwo wenda amabanki yabo y'amafaranga yabo bagiye yafungwa, ariko amafaranga iyo arahari kuko barazerera mu gihugu cyose ntaho bimiriwe. Wenda bamwe na bamwe hari aho batagera, ariko muri uno mujyi na za Butembo na za Beni, Bukavu, handi hose barahahirana rwose, imijyi irakora, baracuruza, imodoka zijyayo. Hari natwageze dusanga hari amagence y'amamodoka babwira abantu ngo bajya Bunia, bajya Beni, bajya hehe. Urumva ni imodoka ziragenda urujya n'uruza. Rero urebye uyu mujyi hora no mujyi mwiza mu by'ukuri, activity zirakora kandi abaturage bahubona baratuje, ariko ubashe M23 cyane kuko bavuze ko ubaganije bakubwira ko hano habaho ikintu cyitwa umutekano, cyangwa se umutekano wa hano ari ikintu gikomeye cyane kuko aba M23 bababwira. Kandi uyu mujyi mu by'ukuri urimo modoka mashasha ku buryo ukibaza nimba atari kapitale y'igihugu runaka, kuko mu by'ukuri urebye umujyi urimo imodoka nshasha. Twageze naho ku kibuga cy'umupira aho mureba hejuru n'umusozi wa Goma. Goma ntago wapfa kuhagera, hari abarenga bashaho hano wapfa kuhagera, ariko nk'ahangaha bakinira umupira muri stade de Modernité, abaturage abana bakina rwose nta kibazo, akademi nyinshi zimo zikina aho ngaho. Ikina nivuze hano hariho amamodoka mashasha. Mu by'ukuri sha kwibaza ngo aya mamodoka, ariko uyu mujyi shakuri n'abantu babakire bakomeye kuko urimo ibyashara, irimo ikintu cyitwa ibyashara. Mu by'ukuri harimo ubucuruzi bukomeye, ubucuruzi bw'amamodoka, ubucuruzi bw'amamoto, hariho amahoteli akomeye. Wenda nitubona uburyo tugera wenda handi tuzahagera tuhabereke ahantu ku mamodoka, cyangwa se ahantu hashobora wenda umuntu ashobora kuba yagera. N'ahantu navuga ku mahoteli yo ku mazi, ariko sindahagera, ariko wenda nituhagera nzagera mbereka bimwe biharanga cyangwa se bimwe bihari, kuko urebye uyu mujyi urasa neza vraiment. Nubwo ndi kubereka mu makartier, mu mihanda mu makartier ntabwo ari mu mihanda principale, ariko ahantu ahura no ubucuruzi ni bisanzwe ni kimwe n'ahandi. Ariko uyu ni umujyi mwiza, ni umujyi mwiza umuntu wese yakwifuriza. Igihugu cyacu cya Kongo ni cyiza, nuko cyagize ikibazo cy'umutekano, ariko abaturage bari hano baratekanye, urabona baratuje, activité nizisanzwe. Nta muntu ushobora kubaza ngo uvuye hehe, ngo uri umunyanaka, ngo nturi
turi umunyekongo wewe nturi iki no gusa igiswahili cyaho ni igiswahili nyine kiganje mu gifaransa cinshi mugomba kwiga igifaransa abantu bakiri mahanga kugira ngo igiswahili kitazabagora hano igiswahili bavuga igiswahili bakavuga igiswahili kivanga vanze ariko mu byukuri na abantu beza na abantu bafite umuco wo gusuhuzanya agucaho agusuza ngo ni yaye baba ngo ni yaye uncle nako oncle ni ibyo nyine ni ibiswahili byiza ni bonjour ni bonsoir mbese ariko ntafusha kugucaho wenda agusaze nk'ahantu uri ureka gusuhuza cyangwa se gusaza mu iduka aragusuhuza akabavugisha bafite umuco mwiza mu byukuri ahangaha umuntu yashimira M23 cyane gutanga umutekano muri no mugi abaturage baratuje mu byukuri bafite amahoro kandi ubona abantu bose bameze neza ukibaze uganira n'umuntu akubwira akavuye kari karahanga mu minsi ishize k'abasirikare ati wageraho ukabona ingabo z'abarundi ziciyeho ukabona aciye imodoka y'abazalendo ukabona aciye imodoka y'abamerceneri ya FRDC ya SADC mu byukuri ukabona ngo nakavuye ariko mu byukuri urebye ahangaha abaturage bameze neza uyu mukiri nk'iza moto nishi uri nk'imoto nishi zimoto zibonye Kigali kandi ariko nibyo ngije rero ndagusaba nshuti muvandimwe kubana natwe mu mirongo wacu Upana Media TV tugeza amakuru atandukanye tukwereka naho turi kugira ngo komeze tubane mu bihe bimwe n'ibindi hanyuma rero ndagusaba kudakuraho urushinge rwawe iyi ni Upana Media TV